Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi kuri Forex trading. So uyu munsi tugiye kureba gold analysis n'izindi currency zigiye zitandukanye. Mbere y'uko dutangira, reka duhere kuri gold. Iyi ni gold trade ejo twafashe, aho twabonaga ko urebeye kuri high time frame market yari iri muri uptrend cyangwa se yari kujya muri buying side, aho market yacu yaje ikaba stuck muri range, nyuma ikaza gukora breakout igatestinga ino support ikongera ikaza kuba stuck muri iyi zone. So dukora analysis ejo, market yacu yari iri muri iyi zone, gusa icyo twifuzaga ko yamanuka hano hasi igakora retest y'iyi support yacu, kuko twabonaga ko iri somehow strong, ikaba yaba rejected ikabona gukomeza hejuru. So ejo nka nimugoroba mu masaa 10 I think n'igice, niho yaje gukora retest y'iyi support yacu iba rejected. Tubonye hafunzemo bullish candle kuri 30 minutes, niho twabonye confirmation ino candle iba rejected kuri support, agahita habonekamo indi bullish candle ifunga. Icyo twarindiye ko next candle creating a week, imaze creating a week ikabreaking highs iyi previous candle yari bullish, niyo yahise entry yacu dutagetinga ino kano ga support cyangwa se kano ka resistance kari gahari, kari somehow strong, aho twasecurinze pips 133. So twumva ari iyo trade twafashe ejo kuri gold, aho kuri EU na GU zakoze ibyo twifuzaga, ariko kuri EU hari habayemo fake out nyinshi. Kuri EU yakoze breakout directly itaje gukora retest. So ntago numvaga ko nafata EU, narayihoreye na GU. So ejo nafashe gold trade gusa. I hope ko abarebye analysis zanjye mwabashije gufata EU cyangwa se GU muri trade eshatu zose twari twateganyije, zose niko zabikoze. So kadutangira analysis zacu za gold muri daily time frame. Nkuko ubibona, gold yacu iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, aho yesterday candle ya crossinze as doji, cyangwa se iterekana direction y'isoko, cyangwa se ko hari ingufu zo kuba zajya hejuru cyangwa se hasi. So kandi uyu munsi ya creatinze week, hari chance ko ishobora kumanuka igatesting no moving average yacu ikaba rejected ikabona gukomeza, kuko uje ukareba kuri no moving average yacu hari strong support kuri daily time frame, which means ko nubona haramutse haje some downtrend, don't think ko market igiye kuriversinga. For now it's hard to decide ko gold igiye kuriversinga, ahubwo iraba ije gukora retest y'iyi support yacu tumaze kubona ko ari strong. So kadushyireho green box byerekana ko market irahageze, yakora reaction igasubira muri buying side. So twihuse reka tumakinge highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi cyangwa se aho isoko riri gutradinga. Tumakinga na lows zayo. Ubundi turebe next resistance yaba iri ahangaha. Dushyireho yellow line bigaragaza ko ari daily time frame. Now hakabamo ka minor resistance. Ubundi twigire muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So uje ukareba ukabona ko market yacu yabaye stuck muri range, muri 4 hour time frame ishobora kuza ku breakinga kugira ngo izikore test y'iyi support yacu ikabona kuba rejected. Kuko urebye hano harimo hammer candle ejo, which means ko iyi candle ya creating the week ishobora gukomeza kumanuka ikaba yaza gukora retest y'iyi support yacu, tubona ko iri strong kugira ngo ibone uko ikomeza hejuru. So kuri 4 hours ndabona nta support and resistance twashyiraho usibye kwa adjusting iyi gusa, ahubwo reka tugiye muri 1 hour.
turebe, reka twa adjusting ino tuyishyira aha. Urabona ko izo twaciye muri 4 hours ziri very valid. There is no need yo kuba twaca izindi support and resistance, ziriya ziri no muri 1 hour ziri very strong. So tujye muri 30 minutes turebe opportunities dushobora kubona kuri gold uno munsi. So dushatse urabona ko market yacu ubu ngubu iri gutradinga muri iyi zone, nubwo twabonye ko market yacu iri bullish, gusa twayibarira nko muri iyi zone yose. So tuyihindure white box twerekane ko ari no trading zone, kuko iyi zone yacu urabona ko iri strong. So icyo tugomba kurindira as traders, day traders cyangwa scalpers, hari high chance ko market yacu yamanuka ikaza kuba rejected kuri iyi support twabonye kuri strong. Uramutse ubonye rejection kuri iyi support yacu watekinga buy yawe, kuko biraba biri very safe, nubwo iri muri range market, gusa urabona ko iri kumanuka ifite clean candle. So ushobora gutekinga trade yawe, gusa nk'aba beginner I think ko ahangaha byaba biri risky gutekinga trade hariya, kuko ishobora kugera kuri iyi support ikaba ya rejected, ahubwo urindire ko ikora nk'ikintu nk'iki closing above, imanuke for test ibone gukomeza hejuru. Ndi kumva ariyo nama nagira aba beginner kuba batekinga buy yabo, kuko twabonye ko market yacu iri very bullish, gusa kuri safe side yabo bishobora kubananira kumanaginga risk, ahubwo murindire closing above iyi purple line garuke for test ubone gukomeza hejuru. So for buy wenda kuri iyi side, reka turebe iramutse igeze aha ngaha pips 43, it's not bad. So means ko market yacu iramutse breakinze ino resistance yacu iga crossing above ikamanuka for test, watekinga buy yawe ugatargetinga hano. Gusa yagera hano kuri week ugashyira break even, ukaba watekinga 80% cyangwa se 50%, it depends on you, decision ni yawe, ugatargetinga ino resistance yacu. Ndi kumva kuri gold ari ibyo twakitega uno munsi, gusa reka tubanze dufokasinge kuri kiri bube kuri iyi support yacu. So twihuse reka tujye kuri EU turebe ko bimeze bite. So kuri EU nayo ibyo nababwiraga nuko mwarindiraga ko izerekana rejection kuri iyi support, gusa icyo nababwiraga ko gutekinga trade yayo byari bigoye, kuko urabona hari fake out, akaba fake out, gusa there was no clear candle, kuko uje ukareba n'iyi bullish engulfing, and there is no wick, which is not good to kuba taking trade ya. So ni bullish engulfing yari nini cyane, gushyiraho stop loss byari kugorana, ahubwo iyi rejection niyo yari kuba nziza, ko abashije kubona confirmation yari gutekinga trade yagira ngaha nkuko nari nabyanditse, ugashyira break even 20% kaza gufiringa ino zone. Urabona ko trade yabaye successful kuwabashije kuyifata. So I think ko hari abayifashe. So kaduhere muri daily time frame analysis zacu, turebe kuri EU niki twateganya cyangwa se nize opportunities dushobora kubona. So nkuko bigaragara kuri big picture, urabona ko market yacu ari kujya muri downtrend, aho trend line yacu yaje kuba broken iga crossing above, yamara crossing above ikaza for test ikaba rejected. Gusa nari nababwiye ko kugira ngo twizere ko EU ihinduye trend ari uko i-breaking ino strong resistance yacu iri hariya,
gusa uko bigaragara market yananiwe kuhagera, na n'ubu ntabwo irahagera ngo ibe rejected cyangwa se ibe ya breakinga ikomeze hejuru. So reka dushyireho red box byerekana ko anytime market yahagera ishobora gukora reaction ikaba yasubira muri selling side. So waza ukareba kuri current candles urabona ko yabaye rejected kuri iyi support yacu, nubwo igaragara nk'ari somewhat strong. urabona ko yabaye rejected, kandi twabonye ko strong support iba yabaye rejected inshuro eshatu iba ari strong. So nawe uje ukareba ukabona ko hari support, wareba ukabona ko market yacu iri gutradinga muri iyi zone kuri daily time frame. So kugira ngo tubone direction ya EU ni uko ya breakinga ikajya hasi, tukamenya ko kujya hejuru byayinaniye, cyangwa se ka breakinga ino resistance yacu. Gusa naha ushobora gutekinga buy, kuko urebeye kuri daily time frame urabona ko hari clean candles, which means ko hejuru y'izi week byaba ari safe kuba watekinga trade yawe hejuru y'izi week. So means ko market yacu rero for now iri trading in range. You have to be careful with the EU, kuko niyo mpamvu ubona muri iyi minsi kenshi imeze nk'iri muri sideway market cyangwa se iri muri range market kuri lower time frame, nuko no kuri daily time frame iri muri range market. So twihuse reka tumakinge loss na highs za current candle. icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi aho iherereye. Hadushyireho green box, purple line. So ubundi twigire muri 4 hours turebe ko bimeze bite. So muri 4 hours uje ukareba urabona ko adjusting no support yacu ahangaha iriya purple line nidushake tuyikuremo. urabona ko market yacu n'ubundi still iracyari muri iyi range, ikeneye kuba ya breakinga out ikajya hasi. gusa hari high chance ko ishobora ku breakinga ikaza hasi. iramutse breakinze ino resistance yacu igakora retest, watekinga sell yawe, kuko kuri big picture urabona ko market iri bearish, aho yananiwe kuba ya breakinga wikomeza hejuru. So which means ko uje ukareba n'ahangaha urabona ko hari clean candles, iramutse breakinze watekinga sell yawe. I think ko biri somehow safe. So reka turebe nimba hari, reka twa adjusting no resistance yacu tuyishyire ahangaha, turebe left side hari so many rejections. gusa reka tupfe gushyiramo support resistance kuri 4 hours, ubundi twigire muri 1 hour turebe hose byifashe bite. Ni support twashyiramo niyi, gusa I think ko iri very far. tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite, nize opportunities dushobora kubona. So muri 1 hour urabona ko still market iracyari muri range, ikeneye kuba ya breakinga tukamenya nimba igiye hejuru cyangwa se nimba igiye hasi. So EU mu gihe itara breaking in range, you have to be careful and wait, tukamenya icyo gukora. So reka tujya muri 30 minutes turebe ni izihe opportunities dushobora kubona. So iyi tuyihindure white box, byerekana ko ari no trading zone cyangwa se aho utagomba gutradinga, kuko ino zone yacu urabona ko iri very strong. iyo yabaye touched inshuro eshatu iba ari strong. So which means ko ni resistance yacu aha iri strong. kadushyireho nidushaka tureke gushyiraho purple cyangwa se green box, ariko reka tupfe kuyishyiraho, twerekana ko market ishobora kuba rejected ikaba yasubira hejuru. So to be honest, EU kuri daily time frame byagaragazaga ko izi candles ziri very clean, gusa ntabwo ziri clean kuri 30 minutes, ntabwo ziri clean to be honest.
left side kandi rero nimba hari ikintu gihari na hejuru ntago biri very clean. Option dufite now ya EU gusa ni imwe nabagiraho inama nuko market yacu yamanuka igakora breakout ikaba yaba rejected kuri iyi support ikaba nta gukomeza hejuru, nibyo biri very safe kuba watekinga buy yawe. Kuri iyi side tumaze kubona ko candles zaho zitari clean, hari very rejection cyangwa se candles rejection aho market yagiye iba rejected, ntabwo biri very safe, cyangwa se karindira ko ya breakinga ino support yacu ikaba yakomeza hejuru. Niyo option dufite kuri EU na niyo option dufite na kuri EU ishoboka, gusa iyi ngiyi yo ndakeka ko izaba nka next month. Ubwo biragoye ko ya breaking hariya hejuru nta news zihari, biragoye. So option ihari ni ukurindira ko yaba rejected kuri support, nicyo gishoboka kuri EU gusa. So thank you so much, happy trading day. Ni mu wasting amafaranga yanyu, mwabonye ko market iri muri range market, so you have to be careful, don't waste your money. Thank you so much, happy trading day.